Yes, reka mbasuze rero mwese mukurikiye 10 tonight kuri TV 10 nk'ubusanzwe n'ubundi nige PARU ugarutse ndi kumwe ngeze mu gice noneho cy'umutumirwa aho tuba twatumiye abantu benshi bagiye batandukanye murabizi muri sinema nababwiye ko rwose nta kibazo muzagira cyo kwicwa n'irungu cyangwa se ngo mwe mutamenya uko yaba hano mu Rwanda no kwisi biri kugenda mu gice cya sinema. Uyu munsi rero nkabandi kumwe n'abatumirwa banjye babanyabigwi ndetse iburyo bwanjye hicaye Katabarwa, iryo ni izina umuntu wese ashobora kuba yarumvishe. Akaba ari umwe mu bakinnye muri filime yitwaga Umutoma, ariko akaba afite izindi projet arimo arakora kuri uyu munsi turi buze kuziganiraho nazo. Iruhande rwe naho hakaba hicaye umuvandimwe witwa Janvier Katabarwa. Uyu nguyu nawe akaba akorera imirimo ye ya sinema mu gihugu ku mugabane wa Amerika, mu gihugu cya Canada, ubwo n'ahandi hagiye hatandukanye bipfa kuba ari umugabane burya ntacyo bitwaye. So tukaba ari rero tugiye kuganira, reka mpere iruhande rwanjye mbaye ikaze muri studio za TV10. Murakoze cyane. Reka duhere ku izina Katabarwa. Iryo zina nari ndi kuvuga ko hari igihe ryigeze kumera nk'irifashe Kigali. Abantu benshi iryo zina noneho barivugaga nkaho ari izina rimwe. Katabarwa nyine ntabwo wumvaga ko ari Kate na Katabarwa, wumvaga ari Katabarwa nyine icyarimwe kumva ni izina rimwe. Tubwire amaproje wenda ushobora kuba waragiyemo, ashobora kuba yaranagejeje kuri iyo success y'izina ryawe, cyangwa se niba hari n'ibindi nyine bishobora kuba byaratumye iryo zina Katabarwa riba Katabarwa. Okay, navuga cyane cyane hari nka projet nakozeho yitwa Umutoma ya John Kwezi, nakinnyemo hamwe na mushiki. Iyo filime bica movie yarerekanwe hano mu Rwanda, abantu barayikunda, ijya no mu mafestival atandukanye menshi koko. So ntekereza ko aho ngaho byahereye cyane cyangwa se wenda nko mugenda ari nk'umunyamakuru. Nabyo byarafashije wenda byagora imenyekane gutya. Ubwo nuvuga ngo abantu mwumvaga Katabarwa mutari mwaka mubonye nguyu PARU ntacyo atazabazanira. Reka tujye hirya yawe, yitwa Janvier Katabarwa, ukaba ukorera imirimo yawe ya sinema ku mugabane wa Amerika. Nawe ikaze muri studio za TV10. Murakoze kutwakira hano muri studio zanyu. Mwese namwe batureba. Anyway, wenda tutaragera ku bikorwa byinshi buri umwe agenda akora kubera ko birahari byinshi. Hari amafoto mperutse kubona muri kuri set mwembi, harimo n'abandi bantu, harimo na John Kwezi, harimo Shakura ariwe mbona urimo ufite kamera. Mpita nkeka kuko byagenda kose hari ikintu kiri kujya mbere. Uko byagenda kose. Ubwo ari nayo mpamvu nahise mvuga nti ngomba kubashaka mu gihe Janvier yaba akiri n'inaha, ariko nawe wari umaze igihe utari inaha, maybe turaza kubiganiraho nabyo nyuma. Utubwira aho waragiye n'icyo waragiye gukora. Reka tubanze mutubwire iyo projet cyangwa se icyo mwakoraga hariya. Niba ari projet, ni projet ite, ni iki mbese mwakwibira, ni irihe banga mwakwibira abanyarwanda kuri iyo projet ite? Bon, iyo projet ni filime yatutse nko mu mutwe wanjye, niko navuga. Twari turi gukora mu minsi ishize, twari turi gushutinga iyo filime. Ikaba kuri uno mwanya yari ifite nka siyano yitwa Munyana, ariko ntabwo ari ryo zina tuzakoresha. Ikindi nayivugaho ni filime ivuga kuri domestic violence. Ngiye mu mutwe wanjye ngitekerezaho, nicyo kintu natekerejeho cyane cyane nko ku badamu, sorry no ku bagabo wenda bibaho, ariko cyane cyane njye natekerezaga ku badamu nko mu ngo z'abantu. Hari igihe habaho ihohoterwa ku bantu babana, ariko ugasanga abantu bamwe na bamwe bagira isoni zo kubivugaho, cyangwa bakagira nimba navuga bo bagatekereza ko ari nk'ubutwari guharanira kuba baguma mu rugo nyine, ariko bagahohoterwa ariko ntibiba byerekane hanze. Kuri njyewe numva bitari bikwiye kugenda gutyo, byaba bikwiye kujya hanze abantu bakamenya ko icyo kibazo kiriho. Ubundi rero abantu bakagira n'ikintu babikora, n'abantu babikorerwaho bakabumva ko batari bonyine, nyine yakumva yuko
nta mpamvu yo kwakira ikintu nk'icyo ngicyo. Wow, so nuvuga ngo ni projet niwe wayanditse cyangwa nuko idari yawe gusa? Navuga ko idari yanjye nkaba naranafatanyije n'umuntu umwe kuyandika. Right. Ukaba ni uri kuyishoramo amafaranga? Hari umushoramari mufite cyangwa ni mwebwe n'ubundi muri kuyashoramo? Okay, ntabeshye nta mushoramari dufite habe n'umwe. Nitwe twashatsemo amafaranga. Umusaza wanjye yabigizemo uruhare rukomeye cyane no kunyakuraja, ariko nta mushoramari twari dufite. Ikintu navuga nuko wenda se hari nk'ukuntu ntabimenye niba binahari, ariko hari ukuntu umuntu adapfa kumenya ahantu yinjira kugira ngo abone ubwo bufasha. Wenda ubutaha nkaba nifuza yuko ndazahamenya mu gihe mfite projet nk'iyo ngiyo, kuko ni ibintu ntabwo biba byoroshye, ko ni ibintu bitanyoroheye kuba udafite nyine abo baterankunga, udafite ariko nyine iyo umuntu ashaka ikintu kameme aragikora, uragerageza ukagikora. Janvier, kugaruka mu Rwanda wari usanzwe ukorera ibikorwa byawe hanze y'igihugu, wenda ku bantu wenda Janvier batakunze kumubona nubwo turi kuvuga ngo akorera ibikorwa bye hanze y'igihugu cyangwa se ku mugabane wa Amerika, uyu mugabo yakinnye mu mafilme menshi agiye akomeye, harimo nyinshi mwagiye mumenya, seri yitwa PARU, akaba atari n'umukinnyi gusa ahubwo akaba ari n'uwo bita stuntman cyangwa se bamwe bakora imirwanire. So uyu mugabo rero akaba yarakinnye muri seri yitwa PARU nk'umu stuntman, akaba yarakinnye muri Superman nk'umu stuntman, akina muri SUPERGIRL, right? Akina afite credit ndende cyane kuri IMDb, akaba yarakinnye no muri PEACEMAKER ya John Cena. Yagiye harimo credit nyinshi cyane kuri IMDb. Umuntu ashobora kwibaza ese koko ni umunyarwanda ibyo bintu uri kubikora cyangwa gusa? Mbere yuko tugera kuri credit ziwe, inyuma yuko ugarutse uvuye gukorera ibikorwa byawe hakurya iyo ngiyo buryo bisanzwe bikora n'iki, noneho ugarutse mu Rwanda, ni iyihe mbogamizi ya mbere wahuye nawe ukavuga ati kubera iki ibi bintu bitakorewe nk'ahandi hantu? Mbere na mbere kugaruka mu Rwanda harimo gusura famiye, ariko noneho kuba na mushiki wanjye yari afite projet yarayimbwiye kandi ashaka kumwakuraja, ko nabizi ko ntabikunda kuva kera, abifitemo n'impano. Naravuze nti niba ari umusanzu ngomba gutanga kuri sinema nyarwanda, uyu niwo mwanya, ni nabwo buryo bwiza bwo kuza no seulement yenda gufinansa filime, ariko noneho kwikora mu buryo nk'uko dukora sinema hariya. Kote tekinike twarafatanyije kugira ngo tumakinge sure ko dufite projet iri ku rwego mpuzamahanga uko nikoze, ku buryo mu bintu twibanzeho ari equipment twakoresheje, ari uburyo bwo gushutinga. Ikindi twakoranye n'abantu babimenyereye hano, yarasanzwe babimenyereye, ba John Kwezi basanzwe babimenyereye. Urumva rero fasha ubumenyi dufite hariya, nagiye nigira kuri projet za hariya zo muri Hollywood, hazizana hano ikintu twungurana. Ikindi bavuga ngo imbogamizi sinzi ko navuga ko natangira mvuga imbogamizi, ahubwo navuga nti sinema yo mu Rwanda urabona ko harimo ubushake mu iminsi, iri kugenda itera imbere, ariko nanone turacyakeneye kwiga. Ibintu byose no kwiga ugira aho uhera naho urangiriza. So mu bitekerezo nari mfite kuva kera ni ukugira ngo ibyo niga hariya nzabizane hano, tuzagira igihe natwe dushobora kwivugira histoire yacu, amastori yacu, tudakeneye abanyamahanga cyangwa se ngo tuyakore nabi noneho usange atageze na kure hashoboka. So wari umwanya mwiza rero, nyine mushiki wanjye afite projet, ndavuga nti ndaje tuyikore
kuba naratangiye no guproducinga hariya ntago na actinga cyangwa nkora amasitance gusa natangiye no gukora guproducinga no kudirecting actually so abantu bamwe baba actors b'inshuti bangiriye icyizere ko bambanyemo ubushobozi hari n'uwo nazanye hano biri no muri project dufite nge na mushiki wanjye munsi twasohorera filime tuzaranshinga production yacu hano mu Rwanda noneho tuzajya dukora ama collaboration n'abantu bahariya n'aba komusabi zamura ba hano nabo bamenyekane hariya nabo baze hano yari bridge yari kiraro ifilime yabaye nk'ikiraro kuri ngewe navuga ko ari experience yambanye nziza no kuza nkakorana n'abanyarwanda bwa mbere nk'umunyarwanda uri proud urebye uti wenda dufite ubushake ariko haracyabura ubushobozi niho nabivuga cyangwa se dukomeze twige noneho urebye uburyo aho ukorera bisanzwe bikorwa ukareba kuri level ya story ukareba kuri production level ukareba kuri distribution ukareba kuri buri kintu cyose nyine aspect yose kuri acting ibintu byose biza kurangira bibaye filime iyo urebye hano mu Rwanda usanga se byibura dufite stories zifatika zishobora kuvamo filime dufite location dushobora kubyaza umusaruro ama location dushobora kubyaza umusaruro cyangwa se nubwo bushake nituza kubugira biraza gupfa ubusa kubera ko nta kintu dufite oya ahubwo story nta nubwo nzi ko ari umuntu turusha story kwisi ari story y'amateka dufite guhera muri za miro ku gihe cy'ubwami kugeza ejo bundi muri jenoside yakorewe abatutsi izo ni filime nyinshi ama histoire menshi ataragera ahantu ajya ari action nta muntu ufite ibigwi birenze bya APR aho ari RDF mwiminsi ari urugamba rwo kubora igihugu ari ubungubu ukuntu bitwara aho bagiye ku isi hose ni ibintu byose bifite story nyinshi cyane kandi buri muntu wese afite story ahubwo imbogamizi zihari nuko ngira ngo abantu batarabasha kumva akamaro ka sinema ko sinema buri hindura ibintu byinshi cyane ira influencer society muri rusange ikindi abaterankunga hano hari abantu bafite amafaranga ariko ntago ngira ngo baragera igihe bumva yuko niba bashaka ko dufite ikintu runaka story runaka ko bagomba kwishakamo ubushobozi kuko umunyamahanga naza yabaye interesse na ntuza na histoire yo mu Rwanda agashaka kuyikora ashobora kuyikora mu buryo bwe niho hazi za hotel Rwanda niho hazi izindi ugasanga zirimo twist kubera yuko twebwe ntabwo twazishoye mu mafaranga hariya bashyize amafaranga so barayivuga uko bashaka abantu rero hano bafite ubushobozi kandi bumva bakunze bashaka ko igihugu cyacu cyangwa amateka yacu atazajya yibagirana bamenye ko ibitabo filime ari ibintu bigira akamaro muri societe iyo ari yo yose batangira babishyiremo ubushobozi bizatuma ubwo bushobozi nubunaboneka n'ibindi bizakunda kuranga nk'ibyo twavuga byo ko actinga usanga ari uko yenda se abantu batarabona impamvu bashyiramo ingufu nyinshi mu kwiga acting for example cyangwa se côté technique wambaje ntaribagirwa wambaje bya location dufite ama location hano menshi cyane yaba ari mu misozi yaba ari mu mashyamba yaba ari hehe igihugu ni cyiza byiza cyane amazi meza cyane gifite isuku ahubwo aho ngaho ibintu yenda tuzagira tuganira n'ubutaha ukuntu nyine batangira bakattractinga abantu bo hanze gushutingira hano
ariko numvise hari n'ikigo ngira ngo bizakunda kandi bura nta kuntu Fast and Furious twayizana mu Rwanda. Fast and Furious nk'iya 11 igasoreza mu Rwanda, ubwo hasigaye installment ebyiri gusa, so nta kuntu buriya twayizana mu Rwanda rwose tukabaha imihanda bakayirukankamo nk'abasaza. Ubundi bari ikintu baba bashaka sikwe nk'umujyi mbamo bita Vancouver ni muri Canada, ariko ari ama TV series yose baza kuyashutingira hariya kubera yuko umujyi washoboye gushyiramo ingufu nyinshi ku attracting productions zivuye muri Amerika. Nizo dukoraho gusa nta filime y'Abanyakanada nimwe nakina, zose nizo muri Amerika. Kubera iki ku attractinga izo productions mu mujyi wawe ukabaratira ibyo ufite, niba ari tax return nziza, niba ari bagarantisa ko accommodation cyangwa locations bazageraho access ukaborohereza, kandi iyo baje bashyiraho amafaranga menshi. Mu mujyi ushobora kuba ariyo winjiza amafaranga arenze miliyari, niba ari zingahe ku kwezi naho ku mwaka zivuye muri sinema nyinshi cyane. Ni imwe muri industry zikomeye kubera nyine ko bashoboye ku attracting. Icyo kintu Visit Rwanda igomba kukigaho, cyangwa se umujyi wa Kigali cyangwa n'iyindi mijyi yose, ibyo bintu igomba kubyigaho kubera ko sinema actually ni igikorwa gishobora gutunga abanyarwanda batari bakeya. Nk'uyu munsi iyo tuvuga ngo abanyarwanda hariho wenda ngo ubushomeri cyangwa iki, aho ugasanga filime mu by'ukuri ishobora guha akazi abantu barenga 1000 icyarimwe cyane, kandi ikaha abo bantu ako kazi mu gihe kirenze ukwezi kumwe amezi 2. So urumva niba ibyo bintu tubishyizemo ingufu, turaba turimo turanimpawaringa yaba urubyiruko cyangwa se abanyarwanda muri rusange kubona imirimo, kandi iyo mirimo izatanga n'iyo misoro n'imisaruro itandukanye ku gihugu. Ukivuga kuri ako kantu wenda ka return, nagira ngo mbanze mbaze Kate, wenda wowe hariho ama projet wagiye ukorera hano n'igihugu cy'u Rwanda wakibayemo igihe kirekire, of course wenda uzi hari n'ahandi wagiye winjira cyangwa ukomanga se bigakunda ibindi bikanga. Noneho ndagira ngo nkubaze, ni iyihe mpamvu ubona uyu munsi abanyarwanda batari gushaka gushora imari zabo muri filime nyarwanda, ahubwo zikaza gushorwamo n'abanyamahanga? yanjye uko mbibona inshuro nyinshi uzarebe nko mu Rwanda turicara, cyangwa niyo wicaye n'inshuti zawe kumva nta cyizere turi kwigirira, niko nabivuga nanone, kuko usanga iyo wicaye n'inshuti zawe urababwira ati wenda ndi gukora filime rw'inyarwanda ntazazinde turaba kuri YouTube, ariko nanone ukabona ba bantu bari gushyira izo filime kuri YouTube ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko banze gukora ibintu bizima cyangwa nuko badafite story nziza, ahubwo ni ubushobozi baba bafite. Ukicara ukavuga ati nta hantu dufite wenda ukomanga, cyangwa niyo wabona ayo mafaranga ukavuga udufaranga twanjye ngiye kudushora muri movie cyangwa iki, ariko nanone kubera ubushobozi bukeya abantu nibajya kuzireba hariya ntago wenda se biri wakoze nk'igikorwa washaka gukora ku bwawe uramutse ufite nyine izo nkunga ni iki, sibyo? Ugakora ikintu hariya kugira ngo ko wabivuga cyagiye kugira ngo wenda abantu bamenye kuri muri industry utibagiranwa, kandi ni ibintu ukunda cyane. Ugashyira ikintu hariya umuntu ajya kukireba, nimba njya kuri Netflix nkabona filime kabona irarenze, ifite image nziza, ifite sound nziza, ibintu byose, unajya kuri YouTube ukabona nyine ni filime ntabwo bimeze kimwe iri aho ngaho, ugasanga abanyarwanda atavuga ngo abanyarwanda ni bya bintu byabo, za amafilime z'amanyarwanda nyine ni iki, ugasanga bidekuraje nyine abantu nk'abafilmmakers, bidekuraje abacteurs n'iki, ariko still iyo bikunda of course urakomeza ugakora cyane. Ariko ntekereza yuko icyo ari cyo kibazo dufite cyane, kwanza ntabwo dushyigikirana, sibyo? Ntabwo ngo ntabwo dushyigikirana, cyangwa se ntabwo turamenya agaciro ibi bintu bifite. Kandi hanze uno muntu washyize filime yiwe kuri YouTube afite story mu mutwe nyinshi zo kubwira abanyarwanda, kandi yanakora neza zikanagera kure, ariko kubera ko nta support afite ugasanga ibintu ntabwo biri kugenda uko, kandi nanone ugasanga ntabwo sinema yo mu Rwanda iri gutera imbere, ugasanga nta hantu biri kugera mbese kubera nta support tuba dufite abakora amafilime
na wa wundi ujya kureba nawe kureba yajya kureba bya bindi biri hariya hanze agasanga ntabwo ari ibintu biryoheye amaso yiwe cyane nk'uko yajya kureba Netflix akajya kureba Hollywood movies bitewe n'uko ari ubushobozi ariko bitewe n'uko ari ubushobozi kuko nawe afite ubushobozi yakora ibirenze cyane ko afite story mu mutwe wiwe afite story mu mutima wiwe n'urukundo kuri sinema wakora ibirenze kandi nanone nitujya ahangaha nk'abanyarwanda twari turi tuvuga ngo amafilime y'abanyarwanda se jya kuri YouTube urebe nta hantu bizagera tuba tugomba gushyigikirana tugatera tukankoranya ko amasitore arahari yo kuvuga kubwira abantu reka wenda ngaruke ku byo Janvier yaravuze ubwo ndimo ndakoresha amazina atari Katabarwa kubera ko mwese najya mvuga ngo Katabarwa yaravuze so ni ukuvuga ngo uyu munsi niba dushobora gukora waruvuze kuri filime yanyu uvuga uti twagerageje gukora ibyo dushoboye byose dukoresha ibikoresho byose biri approved na distribution iyo ariyo yose yaba mpuzamahanga so nuvuga ngo bitewe nuko mwari mwambwiye ko ari namwe murimo murayiproducing ari mwe murimo murayishoramo amafaranga so ubwo nari nagize ikibazo cyo kuvuga ngo noneho se ninde uzayicuruza ninde uzayikorera distribution cyangwa se tuzayikura he nyuma yaho igiye kurangira cyangwa se maze kurangira so noneho ubwo ndi kwibaza niba ibyo bikoresho byose biri kuri standard yo kwisi nyine distribution zose zemera companies za distribution zose zishobora kwemera uyu munsi twaba dushobora kuba tugiye kubona filime ya mbere y'inyarwanda ijya kuri Netflix birashoboka kuko n'umuntu uzakudukorera post production ni umuntu ukora post production zo hanze za amafilime muri Hollywood harimo niyo nakinnye ngarutse gukina bita Death Pursuit niyo navuga Liam Neeson ni Liam Neeson yangiyo Death Pursuit ntabwo ari series ni film ni feature film iyo navuga ko ari na filime mfitemo role nini cyane ndimo nka batatu bane ba mbere yayikozeho post production nuko twahuye so muganiriza iki gitekerezo kora n'iri project dufitanye nibigenda neza tuzagushutingira hano mu Rwanda so hari ibintu byinshi cyane harimo project ushaka ko dushobora kuzana hano kugira ngo twigireho so rero nawe ari mu bantu company ye izakora ibintu byinshi cyane kuri iyi film urabizi filime akenshi post production inahenda kurusha gushutinga sometimes so kuba abantu nk'uwo yaremeye kuza kuyikora nzi ko urwego izabiriho ruzarushimishije kandi nyine ntabwo dushaka kwirimita niyo taba Netflix hari abandi ba distributors bayifata gusa icyo nabwira abanyarwanda nuko kora ko ari filime yacu no gukundisha abantu bacu ibihangano byacu uko byagenda kose tuzakora premiere hano tuzana screeninga ntabwo turamenya neza tuzabimenya nyuma mu kwa munani post production irangiye ubwo icyo nicyo nari ngiye guhita mbaza kubera ko tumaze kugira actually si ikibazo cy'uko tudafite amafilime menshi anakompeta mu bihugu bigiye bitandukanye mu migabane yose y'isi ahubwo ntago abanyarwanda birangira bayabonye amafilime dufite amafilime menshi agenda atwara ibihembe imihanda yose ukumva kuva mu kwa mbere kugera mu kwa 12 dufite amafilime y'abanyarwanda bari gutwara ibihembo ku isi yose bazenguruka wabaza umunyarwanda ati se iyo filime ni ntago tuzibona so ubwo nicyo kibazo nari ngiye guhita ngarukaho nti ese noneho filime y'abakatabarwa turaza kwibona mu Rwanda urumva ibyo byose twabemera ko izaboneka hano mu Rwanda gusa ntabwo twababwira ngo tuzashyira kuri YouTube no ubwo nuko navugaga ntibishobora kugongana hakabamo nka conflict mu gihe runaka umudistributor ashobora kuvuga ati jewe ndabona bitewe n'amafaranga iyi projet wenda yatanzweho nayo tukeneye ko yinjira tukabona wenda mu Rwanda ntabwo ari isoko rihagije ndimo ndatekerereza umudistributor akavuga ati wenda reka tuyijyana ahantu hari population nini cyane kurenzaho ntabwo bishoboka ibyo bintu
igishoboka cyo nuko nka aba distributor turi ku visa ntago tuvuga bayishyize nko kuri Netflix hano mu Rwanda abantu bareba Netflix nk'urugero ibaye kuri Amazon Prime abantu bareba hano barareba twabamenyesha kuko urebye na filime ntabwo iri mu cyongereza yose iri mu kinyarwanda no mu cyongereza ni nyine ko attracting audience zose hazaba hariho subtitles ikindi uri no kunegosia nicyo kiza kiyo wikore filime ukayirangiza ari warayifinashije ku giti cyawe ikarinda irangira negotiation ufite room ufite range nini yo gukora yo kunegosia so byo nakwizaza abanyarwanda ko byagenda kose bazayireba ni nacyo dushaka right. So noneho turi wenda no kugana ku musozo ubu ngubu hakurikiyeho iki yaba kuri Kate Katabarwa no kuri Janvier Katabarwa reka duhere kuri Kate kuva uyu munsi ubu hakurikiyeho iki nonaha gikurikiyeho hari ukuntu turi gukora post production of course turashaka ibintu bizagenda neza nonaha ndi gukorana na Shakur uramuzi ariko nyuma yaho ni gufata nka rough cut akajya gukomeza kuyikoraho hariya hanze nyine ikindi ntago bihagarariye ahangaha of course afite amaproje menshi mu mutwe wanjye afite amaproje menshi mu mutwe we n'abandi bantu benshi tugenda dukorana ba Kwezi ba Peter mbese ama ideas menshi turashaka guteza nyine gukomeza gukora kuri sinema of course ikindi nuko nyuma yaho dushaka kuronshinga nyine Katabarwa production kuko ni ibintu twese dukunda ukivuga kuri Katabarwa production ugeze kutubwira ko wari umaze igihe utari ino ndavuga nubwo uraza kutubwira naho waragiye n'ibyo wari wagiye gukorayo numva yaba ari wo mwanya mwiza wo kutubwira aho uvuye n'ibyo wakoragayo ntabwo ari bwo nyiza maze igihe ndahangana naragarutse ariko namaze hafi y'imyaka 2 n'igice ndi kwiga production muri Kenya hari ishuri ryitwa Africa Digital Media Institute nakoraga nyine TV and film production so nabigiyemo kubera ko nashakaga kujya muri production gukora movie ikindi ntago nabeshya ngiye nkunda kwakitinga cyane so ubwo uri kumva mu mutima wanjye ngomba gukora kwinjira muri production acting buri gihe icyo ari cyo cyose ibyo bintu uzabihuza gute kuba uri imbere ya kamera n'inyuma ya kamera no ku mashini nicyo cyiza cyo kugira nyine abantu bumva ushobora nko kwizera no kugira team ntago nzakora njyenyine muri Katabarwa production mfite Katabarwa mukuru mfite abandi bantu bagiye banamfasha mu buzima muri sinema hano mu Rwanda nabo nshyira ku mutima numva yuko igihe icyo ari cyo cyose nshobora kubitabaza ni nako ino filime yakozwe iyi ngiyi irangiye reka njye kuri Janvier noneho uyu munsi Janvier turamubonye usanzwe ukora ibintu byinshi amafilime menshi agiye atandukanye nizeye ko abantu bagiye bayabona bagiye bayacishirizaho mukayabona ufite credit nini cyane kuri IMDb ariko sinzi niba iyi atari yo filime ya mbere y'inyarwanda ugiye kugiramo credit iyi niyo filime ya mbere y'inyarwanda yes so ubwo urumva atari ikibazo ari ikibazo urumva atari ikibazo kuba ari ya mbere y'inyarwanda ahubwo noneho tukwitege mu zihe filime zindi z'inyarwanda urumva ngiye ntangira kujya nk'ibi byose ntabwo ari nabyo bye nize contabilité ndayirangiza ariko ni ibintu nakundaga kuva kera so njya kujya kwiga cyangwa se gutangira gukora urugendo rwa sinema no kugira ngo nzagende nige nze nsangize abiwacu so icyo gihe nanjye nkiri kwiga n'ubu ndacyari kwiga ko buriya kwiga ntabwo birangira so ahubwo nyine kuba nshobora nko kugira nkiga ibintu hariya nkaza nkabishyira muri filime cyangwa n'izindi project nzagenda nkora cyangwa se nzakorana n'abandi cyangwa se attracting abantu twakoranye bakaza gukorera mu Rwanda
ko ni muri gahunda afite yo kujyana dokima zose zishoboka ibintu bishoboka bishobora gufasilita abantu bakaza gushutinga hano n'uwo musanzu ngiye numva nzatanga mbere ntabwo nari gupfa kuza gusa n'umutwe gusa nta kintu nta kintu kubamfasha ariko ndi kuri level no navuga nti mfite ibintu nasangiza abantu niyo mpamvu aribwo nyitangira buri kintu cyose kigira itangiriro yeah right. So nuvuga ngo twizere ko byibura nubwo ari credit ya mbere ya filime nyarwanda ugize ariko igiye kwiyongera wenda kuri credit mubare muremure cyane ufite kuri IMDb twizere ko mu gihe runaka tutazi byibura tuzaba tubona Janvier Katabarwa arimo aramanukana n'abantu bose abazana muri bya bibaya twavugaga bya Rwanda abazana muri ya misozi igihumbi ya mabimbangunda abazana mbese tuvuge ngo uyu munsi Janvier Katabarwa agiye kutwamamaza nk'igihugu niyo mpamvu nakunza hari n'uwo nazanye ari nawe twamushyize mu mutima nakopfa muri munyana ntabwo nzanzanje imbokoboko no kuvuga ngo nyine uko niyo gahunda ubwo rero Visit Rwanda ishatse gukuramo akazi ubwo mbaye mbabwiye abantu bo muri Visit Rwanda dore mba nabazaniye amaturufu ubwo Visit Rwanda igire gutyo ibukoramo akazi tujye tubona abantu bose uri muramanura tuzajya tubakira humura ntimuzajye munazana uzajyohereza tubakire izaba ari nka delivery niyo gahunda yo gusahurira iwacu dusaba igihe gihagije natwe no kujya tugenda tugakoramo tukazana hano hari ngo kera hari ukuntu ngo muri bimwe bitaga ngo nukuzirika umwe bavuga ukumva nk'umuntu avuze ngo shango baranziritse ngo sinjya mbyara ngo baranziritse ngo sinjya nkora ibi nibi hari ukuntu ngo kera ngo wabaga ufite nk'umuturanyi utunze nk'inkoko warangiza ukayifata ngo ukayikoza ku mbabura ukagibwira ubundi ukayibwira ngo jya utora utaha iyo nkoko igahita ihindura urugo aho kugira ngo igitaha aho yatahaga mbere igatangira gutaha iwawe kubera ko babaga bayiziritse ubwo rero nawe no kujya babwira ati mujye mutora mutaha ino niko bigomba kugenda yani nawe umusanzu watanga mu byo ukora byose ntabwo ari sinema gusa yaba ikintu cyose ukora ukageza ugakontribuwa mu gihugu nicyo kiba kigamijwe ni ukugira ngo twese dutange umusanzu mu buryo ubwo aribwo bwose dushoboye ntabwo bivuga ngo kubera ko wowe ukora ibi undi agakora ibi ntabwo bivuze ko mutahuza ngo mube mwakora ikintu runaka kifitiye umumaro abaturage b'igihugu ndetse n'igihugu muri rusange no kuvuga ngo Janvier Katabarwa atwemereye ko nawe agiye kutubera umuvugizi nizera ko azatubera umuvugizi mwiza of course kubera ko nibikorwa twaberetse asanzwe akora bisanzwe byivugira na Kate Katabarwa mumenyereye mu bintu byinshi bitandukanye ndetse n'amafilime abazaniye na filime nshyashya babwiye filime nshyashya ari gukora ari kumwe n'umuvandimwe wenyine Janvier Katabarwa bivuga ngo mu minsi iri imbere bo contribution yabo barayitangiye ahubwo nkatwe nk'abanyarwanda yaba jewe yaba wowe contribution yacu ni iyihe yaba ubuyobozi bufite sinema mu nshingano zanyu contribution yanyu mwebwe ni iyihe n'abandi bose bagiye bafite aho bahurira na sinema ntago ari ngombwa ko uyisanzwemo kubera ko na Janvier yize comptabilité ntago ibya sinema yabijemo nyuma so ntago ari ngombwa rero ko nawe waba bisanzwemo gusa uramutse wumvishe ko ari projet nzima sinema ni uruganda rushobora gutanga akazi ku bantu benshi batandukanye uyu munsi turamutse turimo turakora projet nk'eshanu icyarimwe zose nini ibaze abantu niba buri projet yabi ifite abantu nk'igihumbi cyangwa se magana ngahe barimo barakora kuri iyo projet ibaze projet eshanu abantu yaba yahaye akazi ukuntu bangana nta munyarwanda mu myaka 5 wazongera gutaka inzara nta munyarwanda mu myaka 5 wazongera gutaka ubushomeri kandi turabizi ko nta ma office harahagije yo kugira ngo abantu bose bajyemo so ubu turimo turahanga imirimo abenshi bahisemo ibindi bitandukanye twebwe duhitamo sinema ariyo mpamvu tuba twazanye n'abashyitsi bacu kugira ngo babasangize experience bagiye bahura nayo kuri set runaka cyangwa se mu byo bagiye bakora kugira ngo mwumve ko atari yandi yacu ko hari igihe umuntu abivuga akavuga ko nyamara sinema rega imeze neza yigize gute ariko bitewe nuko abantu wenda baba bataje ngo babyivugire
ugasanga ntago abantu benshi bari kugenda babyemera, ariko nk'ubu ngubu iyo tubicaje hano twabwira ati muze mwivugire amateka yanyu, muze muvuge story yanyu, muze mwivugire ibyo mugenda mucamo, icyo gihe umuntu aravuga ati niba uyu nguyu amaze kugera kuri level igeze ahangaha, kubera iki abandi bose batabikora, kubera iki atarebera urugero n'abandi bakajya bavuga ati jewe uyu munsi twaba kera tukira abana twakuze, umuntu avuga ngo ngiye ngo nzaba Jimmy Gatete, ngo ngiye ngo nzaba ngo urumva none uyu munsi bitewe nuko abanyarwanda ntimuntera amabuye ariko Amavubi ntacyo aherutse kudukorera rwose, so bitewe nuko Amavubi ntacyo aherutse kudukorera abana bose basigaye bashaka kuba ba Cristiano na ba Messi. Icyo gihe nta munyarwanda wifuzaga kuba undi muntu, so kubera iki uyu munsi niba dufite abantu bakora ibikorwa runaka bitandukanye byo muri sinema, kubera iki uyu munsi hatavamo abantu bashaka kuba abana batoya bashaka kuba Kate Katabarwa, cyangwa se abasore b'inkorokoro bashobora kuvamo Janvier Katabarwa. Uyu munsi ukavuga ngo ngewe ninjiye muri sinema cyangwa se nakoze stunt bitewe nuko nabonye Janvier Katabarwa aho yarageze. Reka rero mbashimira, amasaha ntabwo yadukundira ko dukomeza twagira byinshi tuganira, ariko reka mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu, kandi nizera ko wenda n'ubutaha nimba tumira muzongera mukanyitaba. Sinzi niba wenda Janvier akiri inaha mu minsi mikeya cyangwa agiye guhita agenda, amakuru mfite nuko ngo uri hafi gutya agiye kugenda ariko nzagaruka. Kandi wakoze kutwakira, dukeneye abantu nkamwe motiva abajene gukunda ubuhanzi cyane, ko bifite akamaro muri societe. Murakoze cyane kutwakira. Reka rero mbashimire, nshimire na timu yose yadufashije kuri TV10, mbabwira ngo 10 tonight nakagaruka n'ibiganiro bya TV10 biracyarimo. Reka jewe mbasezere mbabwira ngo nitwa PARU ubagezaho kino kiganiro. Sinema yo ihoraho, tuzahora tuyivuga none n'iteka ryose. Ciao ciao.